urugo n'amatungo bihabwa n'ababyeyi, ariko umugore mwiza muhabwa n'Uwiteka. bisunga umwami Yesu aguhitiremo neza, abe igisubizo cy'ibibazo ufite. umunezero w'umuntu wishwe muri mugenzi we, mukundane bavandimwe nibwo muzagira amahoro. umunezero w'umuntu wishwe muri mugenzi we, mukundane bavandimwe nibwo muzagira amahoro. yewe musore nawe mukobwa muzuzanye, umunezero w'umuntu wishwe muri wowe, mugurura amarembo iwanyu hagendwe, maze urugo rwanyu rube ijuru rito. yewe musore nawe mukobwa muzuzanye, umunezero w'umuntu wishwe muri wowe, mugurura amarembo iwanyu hagendwe, maze urugo rwanyu rube ijuru rito. umunezero w'umuntu wishwe muri mugenzi we, mukundane bavandimwe nibwo muzagira amahoro. umunezero w'umuntu wishwe muri mugenzi we, mukundane bavandimwe nibwo muzagira amahoro. It's
reka dushime Imana yo yatubanye iranaturinda, isohoje n'amasezerano y'abayagiranye, yanaturinze. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Rero mbere yuko tugira ibyo tuganira, mureke dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye imbabazi zawe n'uburinzi butarondoreka bwatubanye, tugushimiye ukuboko kwawe kugira neza kwatubanye muri iri joro, bukaba bukeye amahoro. Uhabwe icyubahiro. Twakuragije iyi gahunda y'ubukwe, si twe gusa n'aba bana barushinze bwa mbere, ubibamo nk'Imana, ubigejeje ku musozo, nabwo uhabwe icyubahiro. Rero n'ubundi tubagushyize mu biganza, kuko batangiye urugendo rurerure kandi ruruhije rwo gushaka kugukiranukira. Turakwinginze ngo uzabibafashemo kugira ngo bazagire umusozo mwiza, bazabe ikimenyetso cy'ijuru, nabwo dushima izina ryawe. Tugiye kwiga muri ibi bihe bibi, ndakwinginze ngo utube hafi, twigishe ibikwiriye byazatuma twambukanya kino gikombe cy'umwijima, nabwo tukazashima izina ryawe. Ibyo ubona bidukwiriye ubiduhere ubuntu mu izina rya Yesu. Nuko reka nk'uko tumaze kubibabwira rero, dukomeze amashimwe. Ubu bukwe ni ubukwe bwahanzwe n'Imana mu mateka y'umuntu agitangira kuremwa, ntabwo ari none butangiye. Rero iyo Mana yabigennye, yari yabonye ko ari wo munezero w'umuntu mu buzima bwayo, yashakaga ko ubukwe bujya buba butya. Rero reka twige ijambo ry'Imana, ariko njye ugiye kwigana namwe nitwa Kamiya, ku icumbi ni mu Bitenga, niho ducumbitse. Rero dufatanije umunezero wo kuza muri ubu bukwe, kandi dukomeje gushima Imana ko yakomeje kubibamo, nikomeze guhabwa icyubahiro. Rero reka twigane amagambo atari bube maremare kandi si na magufi, kuko ijambo ry'Imana hari abajya bavuga ngo rimwe ku munyabwenge riba rihagije. Ariko ntabwo turi bwige rimwe gusa, ubwo turiga, kuko iyaremye umuntu ikagenga n'ibihe, ibizi binejeje umuntu biri bubeho. Muri kubyumva? Rero ndashaka ngo twigane icyigisho kivuga ngo ubukwe bwera ariko mu musozo w'ibihe. Muri kubyumva neza? Ni ubukwe bwera ariko mu musozo w'ibihe. Mbere y'uko njya ku tondangingo, reka mwumve iri jambo nshaka gusoma, ari naho nashatse ko umutwe w'amagambo uri buve. Ni mu nama zigirwa itorero umuzingo wa mbere wa kabiri, ni ku rupapuro rwa 41. Madamu Wete yahanditse iri jambo, aravuga ngo gushyingirwa kurera, ariko muri iki gihe cy'umwaku gushyingirwa kurimo ibibi by'uburyo bwose. Ubukwe bwari busanzwe bwera, ariko iki gihe Madamu Wete aravuze ngo ni igihe cy'umwaku. Bivuze ngo ubukwe bwareraga, ariko twebwe turi gutaha ubukwe mu gihe kibi. Ni mu gihe cy'umwaku, ni mu gihe ibintu bitagenda uko ushaka, ni mu gihe ibintu bibangamiwe byose. Rero soma aya magambo ariko muyiteho, ngiye kuyarambura nyarangize. Baravuze ngo gushyingirwa kurera, gushyingirwa kurera, ariko muri iki gihe cy'umwaku kuzuyemo ibibi by'uburyo bwose bukorwa mu buryo bubi, none kwahindutse icyaha kimwe kiri mu bimenyetso by'iminsi y'imperuka. Ndetse gushyingirwa kumera nk'uko mu gihe cyabanjirije umwuzure w'ubuganano, ubwo kwari icyaha, igihe umucyo, mwumva ijambo nashatse, igihe umucyo wera n'amategeko yo gushyingirwa bizaba bisobanutse, noneho bizemerwa n'abo mu ijuru, kandi amaherezo azaba kunezerwa impande zombi.
murabyumvise. Noneho hari igihe amategeko y'ubukwe azongera kugarukwaho, abantu bongere bagaruke mu mahame ngenderwaho y'ubukwe, nubwo tuzaba turi mu gihe cy'umwaku, tuzaba turi mu gihe kibi, ariko ngo igihe ubukwe buzongera kubonezwa nk'ubwabayeho mu gihe cya mbere, noneho ngo abo mu ijuru bazabushyiraho ikimenyetso. Kugeza ubu rero ubukwe ntibusanzwe, ubukwe ntibumeze nk'uko bwari bumeze, ariko icyo busabwa ni ukugira ngo ubukwe bube bwera kandi butunganye. Ese buzera bute? Ngaho dusome igitabo cy'Itangiriro, aba ariho tujya mwumve uko ubukwe bwagenwe. Muri iki gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere, umuntu akiva mu biganza bya rurema, Imana yaramuremye ngo imurema ari umuntu umwe gusa. Buriya iyo bavuze umuntu baba bavuze Adamu, iyo bavuze umufasha w'umuntu baba bavuze umugore, ubwo baba bavuze Eva. Noneho hano baravuga ngo ni umurongo wa 26 w'igice cya mbere, Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Ubwo se murabyumvise, Imana iravuze ngo tureme umuntu agira ishusho yacu narangiza ase natwe. Ntabwo yigeze ivuga ngo tureme abantu, ahubwo yaravuze ngo tureme umuntu. Uwo waremwe wenyine ngo niwe wagombaga kuvaho urubyaro rwubaha Imana, kuko iza kurema benshi cyari kuba ari ikindi kibazo. Ahubwo iremye umuntu kugira ngo avuye mu biganza by'Imana yera, kandi Imana iravuze ngo uwo muntu azasa natwe. Ntabwo kwari ku isura gusa, ngo ahubwo no mu mico no mu bwenge, ngo yagombaga kuba imbonera nk'Imana. Gusa murabyumvise, yagombaga kuba imbonera nk'iki? Nk'Imana. Noneho uyu muntu wagombaga gusa nk'Imana, icyo yarakeneweho kwari ukuzuza iby'Imana ishaka mu isi, kwari ukugenda nk'uko Imana ishaka mu isi, kwari ukubera Imana umunezero mu isi, kuko ngo wagombaga kubona umuntu, ngo yagombaga gusa n'ubonye Imana. Mu mico y'umuntu nuko yagombaga gusa. Noneho uyu muntu amaze kuremwa, ngo imuha gutwara ibyaremwe byose. Ngo ariko igihe yamuhaga gutwara ibyaremwe byose, ngo abona muri mwene muntu nta munezero urimo. Ubwo se muranyumvise, ibona muri mwene muntu nta munezero ugenze ute urimo. Ngo impamvu yari yaremye inka, irema n'imfizi yayo, irema inkoko, irema n'isake, irema ihene, irema n'isekurume. Byose ibyaremwe byose bigira kigenzi cyabyo. Ngo ariko umuntu nk'uko mbisomye mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26, we nta mugenzi we wari ugenje ute wari uhari. Imana ngo yibaza icyo kintu, iravuga ngo naremye umuntu mu munezero wo gusa nanjye. Ubwo yagombaga gusa n'Imana mu mico no mu bwenge, nta kibi cyari kimuriho. Ariko se azanezerwa ate? Mumve umurongo igice cya kabiri umurongo wa 18, aravuga ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Si byiza ko uyu muntu aba wenyine, ahubwo reka muremere umufasha ugenze ute. Burya rero uko Imana yabigennye kuri Adamu na Eva, niko yabigennye uyu munsi. Ubwo hari benshi mwabanye, mwaturanye, hari n'abakobwa benshi wabonye, ariko uwawe yari ataraboneka. Uwawe n'uyu niwe mufasha umukwiriye. Azagutera ikofe ejo, ubwo nuko nguko ni ugukwiriye. Ubwo yabonye ko icyo kigeragezo uzakihangane, muzabana mu mahoro. Yabonye ko icyo kigeragezo, icyo cyo kubana neza umwe akabangamira undi, nabwo ubikwiriye. Nta kimana ikigenera umuntu atakimukwiriye. Niyo iguhaye umugore mwiza, ngo ibibona nanone uwo mugore mwiza agomba kubaho kugira ngo akubere umunezero, nibyo bigukwiriye. Iyo iguhaye umugore utari mwiza, ngo ibibonye nanone ubwo udatunganye, ishatse umugore ngo agutunganye. Kuko ikigerageza, inyandiko iratubwira ngo ikigeragezo kiberaho kwezi. Yaza ari ikigeragezo rero, yaza asari mwiza. Ubwo muri mwene muntu ikimana yagennye nicyo. Ngaho mwumve hepfo, ndasoma nsimbutse uwo murongo, ndasoma wa 21. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura, imukuramwo urubavu rumwe, ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhinduramo umugore, imushyira uwo muntu. Ni ukuvuga ngo
Uwiteka Imana isinziriza Adamu buticura, irangije imushyira ku iseta iramubaga. Baravuze ngo ni ubuticura, yari yamwishe. Ubwo se kudakanguka mwebwe muzi ngo ni iki? Iramwica, kuko nta rushinge tujya dusoma ngo yamuteye ikinya, ahubwo yaramwishe. Irangije kumwica iramubaga, imukuramo urubavu. Imaze kurumukuramo, agisinziriye irarubumba, irarurema, irushyiraho amazuru, irushyiraho amaboko, irushyiraho amazi, ishyiraho umutwe, ishyiraho ibirenge, byose uko mwene muntu. Irangije imaze kubona uwo muntu atunganye neza, imuhumekera umwuka mu mazuru. Ubwo nawe arahaguruka, ahagurutse Adamu imukanguye, abona iruhande rwe hari mugenzi we. Irangije ngo itera muri Adamu kuvuga ngo uyu ni igufa ryo mu magufa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko akuwe mu mugabo. Ubwo mujya mubyumva neza, hari ikinyandiko igitubwira n'ibyigisho nk'ibi ngibi n'abandi babyigisha bakatubwira ngo ujye ukunda umugore wawe. Ntabwo ari byiza guhora bamuguhatira kumukunda. None se wakwiyanga? Icyo kibaho? Kandi aho inyandiko ivuze ngo iramusinzirije imukuramo urubavu, ni urwande se? Urumva atari urwawe? Ubwo irumukuyemo rero ikaba iruhinduye umuntu, ikamuguha ngo icyo yari igennye ngo kwari kukumara ikinyabwire, muri kubyumva, cyangwa se kukumara irungu, ngo ariko ubundi yari yakuremye ngo ube wenyine, ariko ibona atari tubona atari byiza. Uyu muntu Imana yaremye irangije iramumushyira. Ako iryo hame, ako kagingo kazakomeza kubaho kugeza Yesu agarutse. Nta muntu uzaba wenyine. Igitabo kimwe nicyo cyavuze ngo n'urugo rurimo rubayeho rutagira umugore ngo rusa n'ubutayu. Ubwo kandi n'umugore uwamuzana nanone akaba hatagira umugabo, nawe yabona urwo rugo rumeze nk'ubutayu. Ntabwo kuba wenyine k'umuntu bijya bigira umunezero. Ntabwo burya nimujya mubona badafite bagenzi babo, mujye mubabonamo akaga kakomeye, kuko Bibiliya yaravuze ngo ibyiza nuko umuntu yaba ari kumwe na mugenzi we. Rero uyu munsi icyagenwe n'icyishimiwe ni uko uyu munsi uyu mugenzi wacu abonye mugenzi we. Inyandiko iravuga ngo uzamukunde, uzamukuyakuye, uzamubera igisubizo, kandi nawe azakubera inyunganizi. Ubwo uko ibintu rero bigenda uko bidashaka, uko ibintu bijya bigenda kuko bitaramutse, ubu bukwe bubaye mu museke. Impamvu ni uko turi mu bihe bidasanzwe. Ubwo se muranyumvise? Impamvu ni uko turi mu bihe bitagenje biti. Hari amagambo ngiye gusoma mu rugo rwa gikirisitu, uko byari byagenzeho ntago mbizi, ariko hari n'igihe Madamu Wite yagize ubukwe na bagenzi be, ngo babugirira muri salo. Ubwo se muri salo niho ubukwe bukure kubera? Ubwo nabo bari bafite impamvu. Ibihe bibi byo rero mwene muntu akiremwa byaratangiye bizageza imperuka. Mwumve hano baravuze ngo 5:00 z'amanywa ku wa gatatu wa Sabato. Ubwo wagira ngo bano bahuje igihe. Ni 5:00 z'amanywa ku wa gatatu w'Isabato. Ubwo none ni ku wa kangahe? Ni ku wa gatatu w'Isabato. Ubwo nabo bagize ubukwe kuri uyu munsi duhagazeho. Noneho impamvu zabwo icyantangaje ntago bagiye ahisagaguye. Icyakora ayo mateka ntibayanditse ngo bayavuge, ahubwo bavuze aho bwabereye, ariko ukabona ari icyo bita mu cyapfundwa, mu mfundanwa. Muri kubyumva neza? Ni mu mfundanwa. Ubwo ntago byaba bitandukanye by'ihabya n'ibyacu. Kubushyira muri salo no kubuzana mu museke birasa. Muri kubyumva? Aravuze ngo 5:00 z'amanywa ku wa gatatu w'Isabato, icyumba kinini cyo kuriramo cyari cyateguwe kwakira ibirori by'ubukwe. Mwene data B yari ayoboye uwo muhango, wagendaga neza. Ubwo se muranyumvise? Nubwo bibaye mu gahe kadasanzwe, ariko icyo batinye ni ukwica ihame. Ahubwo uwo muhango wari uyobowe na mwene data B wayoborwaga neza. Nta mpamvu zatuma dukora ubukwe mu mwanya utari uwabo. Twasoma bike, twakwigisha bike, ariko bikagenda nk'uko ijuru ryagenze rite ryabipanze. Nta mpamvu yo kuvuga ngo ubwo korona yaje rero ngo wa mukobwa we
ngo buriya ngo tube twishingiye ubwo abahungu bari hano babyumve. Oya, ahubwo twabikora bukajya muri saro, twabukora bukaza mu museke, twabukorana n'injoro, kuko n'inyandiko ijya yemera ko hari ababatijwe saa sita z'ijoro. Ntore umuhango wera se. Rero icyo biba bigendereye ni ukugira ngo Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Imana yakwakira ku manywa, Imana yanezerwa ku manywa, Imana yanezerwa n'injoro, yanezerwa mu museke. Ababo icyo bahisemo ni ukugira ngo ubukwe butaza kugira ikibuvangira. Muri kubyumva neza? Rero mwumve aravuze ngo mushiki wacu Elena White yasabwe gusenga isengesho riheruka. Muri kunyumva? Uwiteka ampa umudendezo udasanzwe, umutima wanjye wera ukabakabwa kandi uyoborwa n'umwuka w'Imana. Muri ibyo birori nta ngingo y'amagambo y'ubupfu yahavugiwe, byose byari bifite ikimenyetso cyo gutungana no kwera, kandi byari byiza ku rwego ruhanitse, ndetse bikora ku mitima. Uwiteka yeza ubwo bukwe, abo bashakanye bombi bahuza imbaraga zabo mu gukora umurimo w'ibwirizabutumwa, kugira ngo ninshaka ndarekeraho. Abo bashakanye bombi bahuza imbaraga zabo ngo bakorere Imana mu murimo w'ibwirizabutumwa, niko bavuze. Mbese ariko ngo nta magambo y'imigenzo, nta magambo y'imihango, nubwo hari ahantu hadashoboka bashyizemo, nubwo bari babukoze mu mwanya utari wo, ahubwo icyo baharaniraga kwari kugira ngo ubu bukwe bubone intsinzi. Rero impamvu nyamukuru ituma ubukwe bubaho, hari ikimenyetso nshaka gusoma mu byahishuwe gituma ubukwe bubaho. Muri kubyumva neza? Gituma ubukwe bubaho. Buriya ubukwe ni ikimenyetso cy'ijuru, ni ikimenyetso cy'itorero rivanwa mu isi rijyanywe mu ijuru. N'iyi myenda muri kubona bambaye ni ikimenyetso cyo gutunganira mu isi ngo babone uko bimurwa. Ntabwo nzi niba mwumvise. Murabyumvise? Ngaho reka nsome. Ni ibyahishuwe igice cya 19, ndasoma umurongo wa 7. Baranditse ngo tunezerwe, twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye, kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka y'abera. Shaka ngo mwumve. Ahawe kwambara umwenda w'igitare. Baravuze ngo uwo mwenda w'igitare ni mwiza, uwo mwenda w'igitare ntiwanduye. Turi kujyanirana. Barasobanura ngo uwo mwenda w'igitare ni imirimo y'abera. Mbese bivuze ngo uku kwambara imyeru bisobanurwa gukiranuka, kandi uku kwambara imyeru bisobanurwa ngo ni itorero ryambaye gukiranuka. Noneho iyo mirimo y'itorero niyo izatuma ricungurwa, kuko baravuze ngo munezerwe, muyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama bugenje bute? Burasohoye. Iki ni ikimenyetso cy'ubukwe tuzataha, aho tutazongera kubarirwa amasaha, aho tutazabwirwa ngo tubucyuze mu museke, aho tutazajya muri saro ngo abantu batatubona nk'uko kwa Madamu White. Ahubwo ikizaba gikenewe ni uko iki kimenyetso cy'ubukwe bwa hano mu isi gikorwa, ariko ari ikimenyetso kitubwira gucungurwa tugataha mu ijuru. Rero bana b'Imana, tugeze mu minsi isa n'iheruka. Iyo abantu bagize ubukwe, ngo ubwo bukwe abantu bari bakwiriye kubutaha, ngo ariko bagataha ubwo bukwe banezerewe kandi ngo babufitemo intego. Reka ndebe irindi jambo nshaka gusoma hano mu nama zigirwa itorero. Urupapuro ni iya 2 n'ubundi, ni urupapuro rwa 11. Baranditse ngo ubukwe n'umuhango wahanzwe n'Imana, ntabwo ari ikintu cyapfuye kubaho. Muri kubyumva?
ahubwo ubukwe Imana imaze kubona umuntu turujyanirana imaze kumurema irangije ishyiraho umuhango wahanzwe n'Imana. Ubukwe ni umuhango wahanzwe n'Imana kandi ntabwo ukwiriye rwose kujyanwamo umutima wo kwikunda. Ubwo ni umuhango Imana yahanze, nta n'umuntu ukwiriye kuwujyanamo umutima wo kugenza ute wo kwikunda, ahubwo ubu bukwe burera. Umuntu agomba kwibaza impamvu bwashyizweho, icyatumye Imana ishyiraho ubukwe. Ubukwe burera, ubukwe ni umuhango wahanzwe n'Imana, ubukwe nibwo munezero ku isi ubaho kuruta ibindi bintu byose. Abantu bajya bishimira ibintu byose biba ku isi, ariko ubukwe burusha ibyo byose, kuko niryo hererekanya murage ryo kunguka kw'abantu cyangwa se ryo kugwira kw'abantu. Iyo ubukwe butaza kubaho ntabwo abantu bari kubaho, ahubwo icyatumye abantu babaho ni uko ubukwe bwabayeho, abantu bagashyingirwa bakabyara, abantu bakororoka. Nicyo cyatumye Imana ibuzana mu isi ngo bube ikimenyetso cy'umunezero w'abantu iteka ryose. Ubwo se murabyumvise? Hepfo rero aravuze ngo ntabwo abantu bakwiriye gupfa kuwujyamo, ahubwo ni ibitekerezwaho, kugeza ubu nubwo abangaba bamaze kurushinga nabwo birasabwa ngo bakomeze babitekerezeho, kuko ngo batabitekerejeho ngo Satani yabutoba. Umunezero bashatse, umunezero bahisemo, kunezerwa kw'impande zabo zombi, kugubwa neza kwabo, Satani yabyivangamo. Ahubwo ngo ubu bukwe bukwiye kujya buhora butekerezwaho, kwa kundi uko bagikundanye n'amagambo meza babwiranye. Ngo wibagiwe gahunda y'ubukwe ngo kongera kuvuga neza byaba biherutse uyu munsi, ahubwo birasabwa ngo ubukwe nibutekerezweho, maze ngo icyo kimenyetso batanze ubu kibabera ikimenyetso kizatuma bataha no mu ijuru. Rero ntashaka gutinda, inyandiko ni Mose 3, ni umurongo waho wa 3. Namwe murabona ko ibi bintu byateguwe. Rero abandi bajya bavuga ko bitatandamutse kuko batitambitsemo hagati, ariko Mose aranditse ngo ntabwo abantu babiri bajyana batasezeranye. Namwe murabona kubw'ibihe bibi twasezeranye ko tuzinduka. Iyo haba hatari amasezerano ntabwo muba mwazindutse, mwari kuza gusanzwe, ariko icyatumye tuzinduka ni ibihe tugenje dute. Noneho burya hano hari amasezerano. Kwibeshya rero ko hari uri buze kubahuza akabigira amasezerano, yababeshya. Bazindutse kuko hari amasezerano, baje none kuko hari amasezerano. Iyi tariki ibwira ngo yubahirizwe ntibafate indi nuko hari amasezerano. Umukobwa kutayoba ngo ajya ahandi nuko hagati ye n'umusore hari amasezerano. Rero Mose aravuze ngo nta bantu babiri bajyana batagenje bate. Ubwo benshi baravuga ngo ntago basezeranye. Nanjye sindi pastor, kuko nta mpeta ndi bubambike, sindi bubafatanye n'ibiganza. Ubwo yabibafatanije ni yafatanije Adamu na Eva, ubwo niyo yafatanije ibiganza. Igihe uyu yifuzaga ko yazamubera umufasha, uyu nawe akifuza ko yamubera umutware, ubwo hagati yabo igihe baganiraga nicyo cyitwa isezerano, nicyo cyitwa amasezerano. Ubwo bari basezeranye. Uyu munsi rero icyo twakoze ni ukuza kuzuza amasezerano no kubaherekeza kugira ngo buzuze amasezerano yabo. Ntacyo twakora ngo tubasezeranye, dore ko hari abambikwa impeta, dore ko hari nabo bapfukama bakabasengera, ubwo kandi bwaca mu gitondo bakabisenya. None biba bibaye bite kandi basezeranye? Ndetse ngo baba bambaye impeta ivuga ngo barihuje ntibazatandukana. Abazambaye batandukana ni benshi. Ahubwo icyo nasomye mu nama zigirwa itorero ni ukuvuga ngo iyi ntambwe y'ubukwe ni ukuyitera abantu badahubutse, bakabanza kuyitekerezaho. Ubundi mu nyandiko tutafite umwanya wo gusoma iravuga ngo kurambagiza gukwiriye gutinda, ariko gushyingirwa bikaba vuba. Kuvuga ngo yabanje kumwiga imico, nawe amwiga imico igihe kijya kungana n'umwaka cyangwa n'imyaka 2. Abona uko ateye, uyu muhungu azabyihanganira. Uyu mukobwa nawe igihe yamubwiraga akamubwira ngo buretse, yabonaga nawe agiye kumwiga, yarangiza nawe akabona azabyihanganira. Noneho uko niko kwitwa kurambagiza kwiza. Ntabwo ari kwa kundi abantu basigaye bahurira kuri telefoni ngo naramurambagije ku rubuga, arangije ngo nabonye ari mwiza, arangije akamushyingira. Izo ngo ziteye zityo
zihwanye n'umusore ujya gukura umukobwa mu idini ry'abandi akamuzana mu ryacu, zihwanye n'umukobwa ujya gukura umusore mu idini akamuzana. Ayo mahame n'abiri atandukanye. Mu nyumve, ndi kugana ku musozo, mubanze mwongere mu nyumve. Umukobwa warambagijwe kuri telefoni agashyingiranwa n'umuhungu, urwo rugo ntabwo rushobora kuramba, kuko ntiyamwiza imico nk'uko inama zigirwa itorero zibivuga. Ubwo se muranyumvise? Umukobwa wakunze umusore badahuje amahame, badahuje itorero, yarangiza akamubwira ngo uzaze ubatizwe, ngo nurangiza ukwezi nigushira ngo uzansaba, ngo nuko turwubake. Uri gukurura ibizagukoraho. Ntabwo nzi niba munyumvise. Uri gukurura izagenze bite? Tekereza, mu madini hari yo kudahana, hari yo kudatesha, hari yo kutubakira abana, hari yo no kutajya ku mirongo ya Bibiliya. Icyo bapfa ni amafaranga y'ikirago, icyo bapfa ni ihene y'uzabasezeranya, icyo bapfa na mafaranga menshi bita ya moto esanse yabo ngo inahenda kuruta iz'abandi. Ibyo byose nibyo bakeneye, bamara kubibona musenya mwubaka, ibyo ntibibarura, icyo bashakaga bakibonye. Rero birasabwe ngo iyi ntambwe we kwiterana ihubi uyitere wayitekerejeho. Rero kugira ngo ntaza gutinda, inyandiko iravuze ngo nicyo gituma umukobwa azasiga se na akabana n'umugabo w'akaramata. Iyo nyandiko mujye munayitekerezaho, ntabwo ibwira umukobwa gusiga ngo umuhungu we asigare. Muri kunyumva neza? Ahubwo bombi barahaguruka bakajya kurema irindi tsinda ritari rya rindi bavuyemo. Iryo tsinda rigomba kuba rifite haryo mabwiriza mashya. Ayo mabwiriza mashya ni ugukiranuka, ni ukwizera Imana, ni ukugendera mu mahame y'ubutumwa bwiza, ni ugushaka urugo. Aburahamu yashakiye umuhungu we bita Isaka igihe yatumaga Eliyazari. Mwibuke ko Rebeka hari amagambo yarabwiwe ngo mushiki wacu uzugurura amaki, usugurura amarembo. Ikikuzanye ni ukugira ngo umuryango wiyongere, ikikuzanye ni ukugira ngo inkomyi ziveho, buri wese uru rugo rugire icumbi rizima. Ntabwo ikikuzanye mu nama zigirwa itorero ni ikimfashe mu ntoki. Cyaravuze ngo hari abakobwa bajya baza mu muryango, ubwo se muri kunyumva, ngo akazaho kugira ngo uwo mukecuru n'uwo musaza baba babonye abana babiri, ngo ahubwo bakazimiza n'uwo bari basangamo. Ntabwo ari uwawe gusa kugeza uyu munsi. Nubwo inyandiko itwemerera ko bunagiye gucuka kuri se na nyina, agiye kubacukaho ku byo kurya, agiye kubacukaho ku bindi, ariko ku nama z'umubyeyi izo zarazemerewe. Ku makene y'umubyeyi ngo agire icyo amumarira, ibyo arabyemerewe. Rero ubwo ngo nawe kandi nibuje ngo ugiye kongera ku mbaraga n'ubushobozi bw'umuhungu yari afite mu gukunda ababyeyi, ngo urukundo rurusheho kwiyongera. Kandi n'umuhungu ngana ku gusoza, ngo nawe ye kujya atekereza ko uwo mukobwa aje ari imbata. Ubuse muranyumvise? Ye kujya atekereza ko uwo mukobwa aje ari iki? Ari imbata. Ngo ikijya kinezeza ngo ni uko umuhungu akunda iwabo w'umukobwa, umukobwa agakunda iwabo w'umuhungu. Ngo iyo mubikoze mutyo, ngo iwanyu nta macakubiri ahaba. Ariko iyo umwe akunze ab'iwabo undi agakunda ab'iwabo, ubwo no gufasha umwe afasha ab'iwabo undi akareka abahandi, ugasanga urugo rubayemo imitwe ibiri. Icyo Imana ibashakira ni ukurema itsinda rikiranuka, imiryango ikabubakira. Buriya uyu munsi ushobora no kuba uje kuba umuganga muri uru rugo. Ikikuzanye ari ukuza gukemura amakimbirane arurimo, ikikuzanye ari ukuza kuzana batinyaga kurugeramo n'ubwo wenda bitabaga biriho. Mbese nawe mu rugo rwa Eliya hakagira ikindi wongeramo, ntabwo ari ukuza gutanya. Reka ngane ku musozo, maze Imana iyo igira neza idufashe. Nshaka gusoma isomo muri kino gitabo ngana no ku musozo kuko ntashaka gutinda. Ni Itangiriro, ni igice cya 24. Harimo amagambo menshi ariko nta mwanya nari mfite wo kuyasoma kuko harimo igitekerezo kirekire. Bahavuze iri jambo ni 24 Itangiriro. Kanze nsome. Ndasoma umurongo wa 16. Uwo mukobwa
yari umunyagikundiro cyinshi kandi yari umwari nta mugabo yigeze. Reka ndebe, reka nayabonye ni 29, ni 29 nari nsomye ruguru. Aravuze ngo kandi Rebeka yari afite musaza we witwa Labani. Labani uwo turkujyanirana, Labani uwo arasohoka ajya gusanganira uwo mugabo ku iriba. Abonye ya mpeta na za zahabu zimeze nk'imiringa biri ku maboko ya mushiki we, kandi yumvise amagambo ya Rebeka mushiki we, ati ibyo nibyo uwo mugabo yambwiye. Niko kujya aho uwo mugabo ari, asanga ahagaze iruhande rwa za ngamiya ku isoko. Aramubwira ati ngwino winjire, urahiriwe. Kandi Uwiteka ni iki kiguhagaritse hanze? Ko niteguye inzu n'ikiraro cy'ingamiya. Uwo mugabo yinjira mu nzu. Labani akura imitwaro ku ngamiya, atanga inganagano n'ibyo kurya by'ingamiya n'amazi yo kumwoza ibirenge, nayo koza ibyabo bari kumwe. Bamuzanira ibyo kurya, muri kunyumva, maze arababwira ati sindya ntaravuga ubutumwa. Labani aramubwira ati buvuge. Aramubwira ati ndi umugaragu wa Aburahamu, kandi Uwiteka yahaye databuja imigisha myinshi, ahinduka umuntu ukomeye, kandi yamuhaye imikumbi n'amashyo n'ifeza n'izahabu n'abagaragu n'abaja n'ingamiya n'indogobe. Kandi na Sara muka databuja yamubyariye umuhungu akecuye, niwe yahaye ibye byose. Ubwo muri kubyumva neza, niwe yahaye ibye byose. Kandi databuja yarandahije ngo ne kuzasabira umwana we umunyakananikazi abatuyemo, ahubwo ngo azajye mu nzu ya se no muri bene wabo, ngo abe ariho nsabira umuhungu we umwana we. Mbwira databuja nti ahari umukobwa azanga ko tujyana. Aramusubiza tuzana. Aramusubiza ati Uwiteka agenderere imbere, Uwiteka ungendera imbere azatuma marayika uwo ngo ajyane nawe, azaha urugendo rwawe ihirwe, maze nawe uzasabire umwana wanjye umugeni wo muri bene wacu mu nzu ya data. Ubwo muri kubyumva, ninshaka ndarekera. Icyo yarabwiwe ni ugusabira umwana we umugeni, ariko mu nzu ya bene wabo, cyangwa se mu nzu hari mu gisekuru cya hafi. Nubwo inyandiko ijya ivuga ngo ntidushyingirwa aba bugufi, ni aba bugufi nyine, ariko biravuze ngo ni mu nzu ya data. Iyo nzu ya se yari iri kuvugwa ni itorero ry'Imana, ntabwo yagomba kujya gusamura abanyamahanga. Mwese ntimuzi ko abantu bose bakomoka kuri Adamu? Ntabwo mwumvise? Ntabwo muzi ko abantu bose bakomoka kuri Adamu? Ntabwo buriya
ibidahuye ntiwabihuza ngo bishoboke. Ariko abantu nabo Aburahamu yari kwanga gusabamo, iyo aza kuhasaba umugeni akamushyingira bari kubyara umuhungu n'umukobwa. Ahubwo Imana yari iri kwanga kuri bene wacu igatsitsaho, nako Aburahamu agatsitsa kuri bene wacu, bandi bene wabo mu buryo bwo kwizera. Ntabwo bari bene wabo mu buryo bw'isura gusa, ahubwo Imana yashakaga ubwoko bwubaha Imana. Si byiza rero kujya gutoragura ukazana umugeni utazi yukuye. Burya niri somo muzarikuremo andi magambo soza. Ni ukuvuga ngo kwa bene wanyu bajya bakubakira. Gusa murabyumvise? Kwa bene wanyu bajya bagenza bate? Bajya bakubakira. Iyo mwagize ikibazo mubagisha inama bakabwira ngo utya niko bijya bigenda. Kwa bene wanyu ntimujya mukubitana imitwe, kuko nta migenzo muba mutandukaniyeho. Turujyanana. Ubwo uwazana Abanyarwanda wasanga hari umugenzo umwe bahuriraho bo bose. Mwese muhurira ku mugenzo wo gusaba no gukwa. Icyakagombye kubatandukanya ni ugusaba no kugenza ute. Bamwe babigira abandi ntibagenze bate. Ariko umugenzo wo gusaba uwo wabayeho, Imana irawuteganya, irangije iramubwira ngo jya kwa bene wacu. Abo bari bahuje gusaba, abo bari bahuje gutanga imari, abo bari bahuje inyandiko ivuga ngo byo ku gasozi bibe byiteguwe. Mbese hari icyo yarebaga kijyaniranye no kuba bene wabo. Ntabwo navuze ku isura, muri kubyumva, ahubwo navuze mu mico, mu mikorere, mu mibanire. Uriya ugiye gushyingirwa umunyamahangakazi, mu gitondo agateka imbeba, byakunanira, havaho n'intandaro yo gutandukana. Ubwo kandi muri gutekereza mvuze ibikomeye, bajya baziteka nose ntibarya n'ikinyamushongo. Ubwo wazanye uwo yakuremerera, ibyo atangiye kwita byiza wabyita bibi. Ubwo mukaba mugenje mute? Mugiye gutandukana. Ahubwo bene wanyu nabo muhuje imico, nabo muhuje akarere, nabo musangiye ururimi, nibo bene wabo yaramubwiye, kugira ngo be kuzatera kunyuranye, be kuzatera izinyuranije, ahubwo ngo bazatere kumwe, baganire kumwe, bavuge kumwe, berekeze mu cyerekezo kimwe. Niwo mugeni ubukenewe. Reka Imana iduhe imyumvire myiza, kandi tugire ubukwe bwera nk'ubwa Isaka. Twongere tunezezwe nuko uyu munsi Imana yahagaze ku masezerano y'aba bana, bakaba bahamirije imbere y'ijuru n'isi ko batanze ubuhamya. Bagiye mu busore neza, babusohotsemo, binjiye mu buryo bugaragara ko binjiye mu ngingo ikuze yo gushaka no kubyara no kororoka. Imana izabibafashemo mu izina rya Yesu. Umunezero wabaye muri Edeni, ubwo Adamu yarabonye umufasha. Uwiteka niwe wamumuzaniye, yamuremye mu rubavu rwe. Umunezero wabaye muri Edeni, ubwo Adamu yarabonye umufasha. Uwiteka niwe wamumuzaniye, yamuremye mu rubavu rwe. Akimubona maze aravuga ati, uyu ni gufa ryo mu magufa yanjye, kandi n'akara ko mu mara yanjye, yitwa umugore kuva kuwe mu mugabo. Akimubona maze aravuga ati, uyu ni gufa ryo mu magufa yanjye, kandi n'akara ko mu mara yanjye, yitwa umugore kuva kuwe mu mugabo. Uwiteka amaze kubashyingira, bombi bari babaye umubiri umwe. Bahawe isezerano ryo kororoka, muzabyare mwuzure isi yose. Uwiteka amaze kubashyingira, bombi bari babaye umubiri umwe. Bahawe isezerano ryo kororoka, muzabyare mwuzure isi yose. Akimubona maze aravuga ati, uyu ni gufa ryo mu magufa yanjye, kandi n'akara ko mu mara yanjye,
kwakuwemo umugabo. Akimubona maze aravuga ati uyu ni igufwa ryo mu magufa yanjye kandi n'akara ko mu mara yanjye, yitwa umugore kuko akuwemo umugabo. Uyu muhango w'ubukwe twatashye wanzwe n'Imana rurema, bavandimwe namwe mwifuje ko ubumwe muzakundane ibihe byose. Uyu muhango w'ubukwe twatashye wanzwe n'Imana rurema, bavandimwe namwe mwifuje ko ubumwe muzakundane ibihe byose. N'umunezero kubona uwo muzabana mugafatanya mu buzima bwose, mushyirahamwe kandi muzuzanye, mujye inama muhurize hamwe. N'umunezero kubona uwo muzabana mugafatanya mu buzima bwose, mushyirahamwe kandi muzuzanye, mujye inama muhurize hamwe.